mfata baga nyishyira muri boot ndangije arambwira ati noneho ma telefone yawe kuko ntago wemerewe gufotora hano tugiye urumva ikindi mpana na passport yawe turi kubigira ikibazo akazi wagahawe buri kimwe naravuga ati ubwo ari mu Bushinwa nta mpungenge na zimwe mfite kuko mu Bushinwa hari technology pe ari hose bagushakisha ndamutse ntabaje ngeze ikibazo ibintu nk'ibyo sinabitinzeho ndamuha telefone muhaye telefone ubwo yaratwaye atwara nk'amasaha 6 kubera mu Bushinwa ari kurebye sinabitinzeho ni igihugu kinini cyane ariko mbona hano dutangiye kugenda ni mu cyaro mbona dutangiye kujya hano mu cyaro ndamubaza sani arambwira ati tugiye kugera kuri boda mbwiye mu taxi driver ngiye kugera kuri boda gute yahenjaye urikumva arambwira ati se ntago bagusobanuriye dore ngaba tunabagezeho urumva ahita ambwira ngo mvemo haje abantu bafite imbunda n'imihoro baraza n'imihoro bameze nkaho bacunga ishyamba sinzi ukuntu bameze babarambwiye ati tugende ubwo nibwo nahise mbona ko ndi mu yindi case mbona banditse message wa Mushinwa arabahamagara babwiye ngo uwo muntu ngo rega twamuguze kumbi bishyuye $6,000,000 wa undi ngo ni Blaze bayamwoherereje w'umunyarwanda wa undi nabwiye ikibazo cyanjye ahubwo akibonamo opportunity numva ndababaye ariko urumva aho ngaho nta kintu wakora banakwica babaga baguhagaze hejuru nta yindi mahitamo wari ufite hanyuma iyo wageragezaga nko gusinzira kuko agatotsi karagutwaraga bitewe nuko utaruhutse ugasa nk'usinziriyeho gakeya wahitaga ubibona bagukubise amashanyarazi bakaza bakagucaginga amashanyarazi hano mu nzosi ijisho risa nk'iryavuyemo haje rero umukobwa uwo mukobwa ngira ngo hari afite abantu bakomeye iwabo yaraje ahageze asa nkaho abakanzemo arababwira ati telefone yanjye ntayo ndi bubahe biki n'ibiki yatangira kurira baramufata baramukubita bibi by'ubusa arababwira ati ngiye sindi bujye muri ako kazi kanyu barakomeza nyine baramukubita abona ko agiye gupfa tunamugira n'inama turamubwira ati rero barakwica aba nta mikino bafite jya mu kazi baragiye biga ku mwanzuro batangira kuvuga batangira no kuneka ese ninde mastermind wazanye iki gitekerezo ari bo ngewe yego ni muri ubwo buryo rero baraje baranyandikira ati tugiye kugutahana ariko ntugire undi muntu bibwira ndavuga ati se ni chance bampaye yo kugira ngo ntahendokoke abandi basigare cyangwa bagiye kukwica cyangwa bagiye kunyica tangiye ngiye gutaha ningiro byibura nzabasha kuhururiza arambwira ati ntago wagenda wenyine bahita bakwica urumva atari kukubeshya hanyuma baramfata mu gitondo banshyira mu modoka bampa abandi bagabo bafite n'imbunda n'iki babahaye ikiraka cyo kunyica nkuko babitekerezaga baba nerasizeyo ariko barashaka kunyikiza kugira ngo nakomeza kumutwe uri kugumura abandi baranjyana itambabaza Shamayisi mushatse kuvuga iki ngo batambaza ni Kayisho Joma wavuga igishinwa itambabwira ati kayi bahita bumva ndakizi wumvishe nyizi rero uvi inkuru yanjye nikaze mu kigani inkuru yanjye nikaze muri buno buzima twizere ko mumeze neza kandi turabifuriza ibyishimo aho muri hose hatandukanye niba uri kutwumva ukumva ibyishimo ntabwo uri ubikurura neza kora ka sport ushaka inshuti magara yawe mugende muganire wundi uguha vibes good vibes wundi uguha ibyishimo ugende muganire murahureho ibyo byishimo burya ibyishimo ni nk'urumuri cyangwa ni nk'umuriro iyo ugize gutyo ugakongeza ugira gutyo ugakongeza ahantu kimwe n'ibyishimo rero jya ushaka umuntu ufite ibyishimo ufite good vibes ubundi ugende umwegere urebe ukuntu bigenda neza nitwa Rweme Mbabazi ni nanjye ugusabye imbabazi ko twari tumaze igihe kitari gito tudakora ibiganiro bya inkuru yanjye ebana ntabwo byari byoroshye nyine hari impamvu nyine umuntu azabasobanurira kandi muzabyumva ndizera ko mumbabariye burya iyo umuntu wamumenyereje ikintu kumuha ibiganiro mugahurira ahantu ariko ugasanga hari ubwo wishe rendezvous cyangwa wishe gahunda hari ubwo nyine usanga hatarimo ubupfura mumbabarire rero ko icyo kintu cyabayeho kandi ndabizi ko ibyo ndi kubategura ari byiza bizanabashimisha cyane mu minsi iri imbere nzanye n'uyu mugabo yitwa Habineza Yasin ni umusore Yesi uraho neza muraho neza ubu ndebye ku ntoki zawe mpita mbona nta mitiriho ndavuga ni uyu ni umusore tu yego Yesi umeze neza ndashima Imana uri amahoro ndamahoro Imana ishimwe cyane yego
niki gituma ushima Imana cyane? Nibyo naciyemo ubuzima nabonye ari ishuri kandi iby'Imana igenda itwereka umunsi ku munsi bituma nshima Imana. Bituma ushima Imana. Gikomeza uyishime. Yego. Nese mbwira. Ujya ukurikira ibiganiro bya Inkuru Yanjye? Ndabikurikira cyane, byaramfashije. Ngira ngo ni inkuru yanjye ngiye gutanga ni ukubera ko narebeyeho abandi no kuba mfashije nkumva nanjye natanga ubuhamya bigafasha abandi. Ni muri ubu buryo nifuje ko naza tugakorana. Mwakoze. Iki ni igitabo cya Yasin Habineza tugiye kwandika ariko mu buryo bugezweho bw'ikoranabuhanga, bwa kamera, bwa video, ku buryo ureba ko ari Inkuru Yanjye ukabona inkuru ya Yasin. Hari amasomo uza gukuramo, hari byinshi uza gukuramo. Wowe uri kutwumva, uri kumva inkuru ya Yasin, ni ukuri umutega amatwi wumve ibyo yaciyemo, navuga utereka mbyumve ariko nanjye sinzacyo yaciye. Nuko Yasin, ufite inkuru yawe rero, turahera mu Rwanda. Byagenze gute Yasin? Duhereye mu Rwanda, yewe ndangiza secondaire, nagize amanota meza kuko nigaga imibare, shimi na biology hano bita Kiziguro. Wari ikimene muri gasiyansi? Yego. Hanyuma ngira amahirwe, ngira amanota 70 kuri 73 mu cya leta. Hanyuma urumva ko umuntu wari ufite ayo manota ntago numvaga ko bishoboka yuko wabura ishuri. So hanyuma nyuma yaho turasoza, hazamo covid mo gakeya kuko nasoje 2019. Hanyuma hajemo covid, biba ngombwa ko uwo mwaka tutagenda ku ishuri, baratubwira ngo dutegereze tuzajye ku ishuri abafunguye amashuri. Nyuma yaho rero nibwo twakoze application, ngiye ndavuga ati kuko ntizeye 100%, reka nshaka umuntu nishyura ankorera application ntazamisinga. Ubwo nifuzaga kwiga pharmacy cyangwa medicine. Bigezeho mbwira umuntu nganya applying n'iki rero, nimba yarakozemo error ntago mbizi, nabaye not admitted. Ibaze rero nk'umuntu wari urangije, yego, kuri ayo manota yawe wese nabibwiraga ntago yabyumvaga, agira ngo ahandi no kubeshya. Ayo manota ni gute wayagize, warangiza ukabura ikigo? Urumva aho niho natangiye kuba challenge n'ubuzima. Numva ntangiye kubabara, ntangiye kwiheba. None mama akajya ambwira ati se kusigaye hano abandi bagiye ku ishuri uzajya ubibona gute? Urumva kandi urabona ntago ufite amafaranga yo kuba wajya kwirihirira. Yego. Bityo rero ndavuga ati nakundi reka ntegeze undi mwaka nza applying, wenda nta kibazo kizabamo. Kigiye nagiye kurekara nyine mvuga ati nagize amanota meza n'iki, barambwira ati they are done, nta kintu bamfasha, ntegeze undi mwaka. So kubw'ubushake bw'Imana rero naje kubona akaraka ko kwigisha biology na chimie muri secondaire. Urumva kungira icyizere no kwabonaga amanota. Ngira amahirwe, abanyeshuri barankunda. Nigishaga kuri GS, ndagenda nigisha chimie na biology gwera mu wa mbere, mu wa kabiri no mu wa gatatu. Hanyuma nkikora igihe gito kuko cyari kiraka, bihuriramo nuko nubundi tugiye kwa applyinga undi mwaka ukurikiyeho. Hanyuma uwo mwaka twari tugiye kwa applyinga ukurikiyeho, nara applyinze bisanzwe, none nta kosa making asho yuko nta kosa ribuze kuza kubonekamo. Resulta zije mba admitted muri general nursing, ariko baravuga ati umuntu wese utararangije muri uwo mwaka ntanguzanye bazamubona. Ni nkaho banyimye ishuri nanone no kwirihira. Yego, no kwirihirira. So ayo mafaranga narabajije, bakajya bambwira ati 3 cyangwa 4 buri mwaka kandi witunga nikodeshereza. Ngewe mbikomojeho mfite mama wenyine. Ubwo urumva rero biragoye kugira ngo mbwire nkomveke mama ati genda ndihirire kaminuza, byari bigoye. Ntago yari kubyumva. So ikintu nakoze naravuze ati why not ntaka applying ku zindi university zo mu Rwanda ndetse nkagerageza no hanze. So ni muri ubwo buryo natangiye gukora application ku giti cyanjye, na applying Ines Ruhengeri, baramfata ba biomedical engineering, bamwe n'abagenzi banjye twe twakoreye application. Hanyuma na applying yo bita African Leadership University, nayo baramfata. Ariko na applying n'indi kaminuza yo mu Buhinde, dukora ikizamini. Hanyuma icyo kizamini turagikora, ngira 75%. Barambwira ngo bazajya bandihirira 75% nkimenyere ngiye kwiga pharmacy mu Buhinde. Mbona n'ubundi still ni ikibazo cy'amafaranga, nago nakomeza kujya aho mu Buhinde, mbona ntibyashoboka. Nyuma yaho rero ubwo urumva nakomeje gusenga. Icyo gihe nari ndi umuyisilamu, ariko wenda n'indi nkuru
uburyo navuye mu Islam njya mu Kristo, nkurikira Yesu umwami n'umukiza ubugingo bwanjye. Hanyuma nyuma yaho mpura na John Love. John Love ni umuntu wakoraga application y'abantu bagenda hanze. John Love namubonye kuri Instagram, ariko kubera ko ayamamaza, hanyuma ndaza ndamwegera ndamwandikira turavugana ambwira ibisabwa. Uwo John Love. Ariko ibyo nubwo nabikoraga byose ntago nabigiraga mama. Ibyo byo kugana na John Love nibiki. Hanyuma John Love arambwira ati shaka admission, shaka amadolari 200 nkukorere application ubona admission yanuza yushaka mujyane muri Europe. Hanyuma we numara kubona admission bizaba byoroshye kugira ngo konveke wanyu, niyo bagurisha akantu wenda ukagenda, wenda ukaza nugerayo ngo hano harabakazi haba amafaranga, nuhagera byibura excuse me, nuhagera ukagera hanze byibuze uzabona ikiraka, uzabona amafaranga, n'ibyo bintu bagurishije byibura bigaruke. Ni muri ubwo buryo nabigira icyizere, aya mafaranga ndayashaka, ndayabona, ndayamuha, nkora application. Mvuze ko admission atayigwa nabambeshye, nabamubeshye pe, arayiguha, ariko ibyo aza kukubwira nyuma ya admission nibyo bikubeshya. Urumva yampaye admission, ariko ambwira yuko bazamenyera full scholarship byose, bakampa stipend, ikindi nkajya nanakora. Icyo gihe yampaye n'igihugu ntashaka, yampaye Ubushinwa. Ndangije amubwira ati se kumaye China, arambwira ati niho habaye available kandi urashaka kujya kwiga, dore waratakaye, dore waradindiye. Ni muri ubwo buryo nakoze. Ni muri ubwo buryo namugira icyizere, ndavuga ati okay nta kibazo, reka nanjye mbikore mbigerageze ndebe ko bikunda, kuko hari abandi numva ngo bagiye hanze kandi baragenda babikora. Urumva abantu muturanye bagiye hanze bakubakira nk'iwabo, wowe ukavuga ati nanjye ibi ngibi nabikorera mama. Bityo rero icyo gitekerezo ndazanye ha mama. Mama arambwira ati mwana wanjye rero aya mahirwe ndaza rimwe, reka tuyafatirane. Icyo gihe mama yari yerangije gurisha utuntu n'iki, arambwira ati reka mutegere iti kigende. Icyo gihe John Love yatwatse amafaranga ya service menshi, hanyuma turamwishyura byose, adukatira n'indege ndagenda. So ngeze ku kibuga cy'indege cya Gwanju ni umujyi munini wo mu Bushinwa. Ngezeyo ndamuhamagara, ndamubwira ati nahageze, mbwira ikigo cyanjye kiri ngeyo. Arambwira ati rero ugomba gutega gari ya moshi uva muri uwo mujyi ujya aho bita Wenja aho nigaga. Ndamubwira ati gari ya moshi nanga, arambwira na $300. Ndayamuha mu $300. Nyuma yaho rero naje kumenya ibiciro, nsangana yari amayuwani 160 yankatiye. 160 ni ibihumbi bitarenze 20. Iby'amafaranga y'u Rwanda. Umuntu wakwatse amayuwani 300. Hanyuma nyuma yaho kuza kubimenya tubona ko ari umuhemu. Hanyuma arantegera gari ya moshi, urumva ko telefone uba wajyanye network zitazivaho. Muri gari ya moshi ntabwo mwongera gukomunika. Hanyuma ubwo ndavuga ati aho ndamenya gute, ndabwirwa n'iki gari ya moshi nihagera nibwo bwa mbere mu gihugu cya mbere, ndavuga ati ndabuze. Turi kugenda nari narashonje kubera ko ntago nzi kuvuga Igishinwa, nta nubwo nzi nuko nakaka ibyo kurya. Ariko Abashinwa ubu musanzwe ntago bazi Icyongereza, ni bake kugira ngo ubone umuntu avuga Icyongereza. Ariko bakagira application bita WeChat bakoresha bagatranslatinga ku buryo yakubwira ikintu ashaka kuvuga. Hanyuma ni muri ubwo buryo wo twari twicaranye, yarambwiye ati bite amakuru, where are you from, gutyo ambaza. Ndamubwira Umushinwa. Yari afite ikibazo cyo kuvuga no kutumva. Hanyuma uwo Mushinwa amaze kunyandikira gutyo, naye ndamusubiza turaganira, arambaza ngo ugiye, ndamubwira nambwira kari kure kandi telefone yawe mbona nta muriro ntaki kana na internet ufite, kugiye kubura hano borabura kabisa. Ubushinwa ni bunini cyane, uba ni igihugu cya kane ku isi kinini, uraza kubura pe. Yumva ngira impuhwe. Ikintu yakoze yanshakira ibyo kurya aho muri gari ya moshi abingurira. Ndarya, maze kurya arambwira ati noneho ngiye ikintu ngiye kugufasha, ngiye kuguherekeza. Urumva aho yaragiye bundi ari kuviramo mbere, ariko afata iyo risk kandi umuntu muto afite nk'imyaka 18, ntago ari umuntu mukuru. Yego arambwira ati reka nkwerekeze nkugezaho ku kigo, byibuze ibindi turakomeza tuganire. Numva nyine mbonye Imana nanone, ndavuga ati Imana iranyeretse.
nk'uyu muntu ntabwo nari mbizi ko turi buhure, aranjyanye ngeze ku kigo. Yego ubwo yaranjyanye ngera ku kigo nijoro, banyerekaho kuryama. Mu gitondo ikintu cyantunguye, mu gitondo urushinzwe no kuturegistra nyine yaraje aravuga ati waje ryari, ndamubwira, arambwira ati nizere ko wazanye nuza accommodation fees. Ndavuga ati kandi mfite full scholarship. Ngo ya nta full scholarship hano tugira. Mba shocked. Ndamumwandikira wandi John Love. Mwandikira nsanga ntago ari online. Ubwo amafaranga nari nitwaje mu rugo bari bampaye yari $700. Ese nkuramo $500 kuko niko tuyishyura. Ubwo nsiganye $200. Sindagura n'ikindi kintu na kimwe. Hanyuma ngerayo ndayishyura, baranyaregistra, bari banze kunyaregistra kubera ibyo bintu. Baranyandika. Bamaze kunyandika barambwira ati ishuri rizatangira muri cya cyumweru kandi ugomba kuba wagiye kuri kwa muganga kwisuzuma, uzane resulta zaho ujye no gutora visa. Bampa ibipapuro ndagenda. Ngiye kwa muganga banca ibindi $100 cyo kugira ngo bakore body check up $100. None nge ndiba $100. Yego $100. Nge ndibaza ibi byose katabishyize muri detail aba yumva amafaranga ari buvehe. Katabimbwiye hakiri kare byibura no mu rugo babimenye, ninagerayo nzabone ko nari mbizi. Yambwiza ukuri, kibazo nuko ambeshye kugira ngo wishyure. Hanyuma ndayishyura. Ubwo urumva ko nsigaranye $100 yonyine. Era $700 nari mfite n'icyo $500. $100 yandaragiye yo kwa muganga andahita ava muri visa, nta kintu kimwe nsigaranye. Ubwo nsigariraho mpamagara mu rugo ndavuga ati habaye ikibazo, hari amafaranga yandakenewe ntasanze arimo, kuko mu rugo ari jewe wabibashyizemo. Numvaga kugira ngo babwire ngo barambeshye ari jewe wazanye icyo gitekerezo cyo kujya hanze, ntabona uko aho mbihera. Ikintu nakoze narabwiye ati amafaranga yandakenewe, banyuza $300. Muri $300 telefone narajyanye ntago processing yigeze ari rwose, telefone iba fake ku buryo nta kintu na kimwe ikora, ikarodinga. Bityo rero nakuyemo telefone arazirahendutse, nguramo telefone ya make yo kugira ngo njye mbasha no kwigana. John yavunda mwandikira ndamubwira ati kibi nibi wampemukiye, wambeshye ibi nibi bimeze biti. Arambwira ati uzagenda umenyera ibintu bya hano byose nibanga, ntago nari kukubwira byose, ariko uzagenda umenyera. Ese ko wansezanyije akazi byibura mu kwezi kumwe nzaba nkabonye. Ngo iby'akazi rero ngo niyo ntarakurushya, uri umuntu mukuru, nta kazi hano kaba mu Bushinwa. Ubwo bisaba ko byibuze ubuzi Igishinwa. Ni umunyarwanda niki? Yego ni umunyarwanda ariko waba mu Bushinwa, ariko afite office hariya Kimironko. Yego uwo John Love. Ubwo none John Love namubazaga mbere ndamubwira ati se nta abantu wajyanye mu Bushinwa kumaze iminsi ubikora, byibura ngo umume tuganire, byibura name amakuru. Akambwira ati mu kigo cyawe nta numwe uriyo, ibintu nk'ibyo. Ngezeyo rero nahasanze n'abandi banyarwanda nka 2, ariko nabo usanga barabeshywe, bari mu bibazo wenda Imana igenda ikemura, ariko urumva bageze muri ibyo bibazo. Hanyuma nyuma yaho ari umu Nigeria waje, twari turi kubana. Uwo mu Nigeria yarangije turaganira, mbaza kuno naje, ndamubwira, arambwira ati rero umunyarwanda wundi tuziranye, reka ngwe nimero ye muganire. Uwo muntu ni wamukoreye bita John Love, aramuma uwo mukobwa turaganira. Tuganire nsanga we yanamubeshye school fees, yarageze ku kigo asanga bamwishyuza school fees. Ari mu bibazo biteye ubwoba. Numva sindi jyenyine muri ibyo bibazo, ariko nkibaza ese kubwira mu rugo ngo banshakire itike nahe ntago bishoboka. Nangira kwiheba. Ubwo John Love yaratakimvugisha, hamwe uri mubaza basi mpindurira nge ku kindi kigo ibintu nk'ibyo, atakikwitaba. Akandi John Love urumva iyo ari ku applyingira ko gusezanya ibyo full scholarship n'ibiki, ako applyingira meje utamusabye. Ngira urumva nyine ashaka kwiga pharmacy, arangira njyana muri computer science. Ntibihuye pe. Ntago bihuye pe. So urumva none ibaze stress ufite, computer science ntago nayishobora. Nagiyemo bikajya binanira, mbaze ikigo ndavuga ati nta kuntu nahinduza. Barambwira ati iyo pharmacy ushaka ntaho bihuye. Urumva ikigo ni computer science, civil engineering, international trade n'ibindi. Nta kuntu wambwira ngo pharmacy ntago hani haba. Pharmacy yatandukanye. Hanyuma barambwira ati kereka nuzahitamo mu wundi mwaka mu yindi major, ugahitamo wenda civil engineering cyangwa international trade cyangwa n'izindi. So ndanje navuga ati iyi ntago nayigumamo mu wundi mwaka byo nzahinduza ko John Love atanyitaba. Atakinyitaba. Hanyuma ikintu cyakurikiyeho
narategereje ariko urumva ko performance itari hejuru, yaba ubuzima ndi kunyuramo, yaba imitekerereze ntago ndi stable pe. Bituma noneho wa mwana nizeye nanjye ubwanjye ko ndi umuhanga bitangira kunanira. Ariko mu mwaka wa kabiri ndasaba ndavuga ati reka njye muri civil engineering byibura ho na trying kuko harimo imibare nayiyumva mu kubiri kuruta computer science bira bya Python n'ibiki byarananiye. No kutabishyamo ingufu na machine nari mfite nkabona nyine ndi guferinga. Nyuma yaho narasabye ikigo ngo mpinduze, barambwira ati rero ubundi hano scholarship dutanga ndavuga tuition fees nyine Minervare dutanga umwaka wa mbere gusa na wundi mwaka. Ibyo byo nabyambwiye ati rero bivuge ngo n'ubu ugiye guhinduza umwaka wa kabiri ugomba kwishyura Minervare. Ubwo nanjye ndi kuvuga ati byibura mu mwaka wa kabiri ndaba nduhutse kumi nibwo ibibazo bigiye kwiyongera. Ikintu cyakurikiyeho narasabye bampindurira major byibura ntangiye guperforminga neza mbereka byibura ko ndi gushyamo ingufu. So abashinwa kuntu bateye waba uri umuhanga inshuro igihumbi ewana mu gihe ibyo bagusabye utabikoze urataha. Ubwo bansabye Minervare barambwira ati nakundi ukora cyane twabibonye uriga ariko ugomba gutaha kubera ko nta Minervare urasuspend uhagarike uzagaruke. Ndangije ndavuga ati ntago na suspend kuko nitike byangora kuyibona igaruka. Ikintu ngiye gukora ngiye gushakisha ikindi kigo ku giti cyanjye hanyuma nzajye ku kindi kigo, ariko n'ubundi kujya ku kindi kigo nabyo bisaba amafaranga nkabona naho nta mbona azava. So hamwe no gusenga Imana hamwe igenda ikorohereza ikwereka imirimo yayo. Ni muri ubwo buryo nahuye n'umushinwa usenga umukristo pe nta muntu ndabona ukijijwe nkawe. Uwo mushinwa turahura turaganira, tuganiye ubwo turamenyana turaganira, atangira kuzajya nyandikira iminsi ikurikiyeho hambaza amakuru yawe n'ubwa mbere ngane n'umunyafrika. Tise uri umukristo ndamubwira byose, tutangira kuganira umunsi ku munsi anyandikira. Ariko kubera ko muba mukimenyana ntago umubwira ibibazo byawe, uko duhuye akabona ndi nsa nk'uri umuntu uri kuru utari kuvuga utisanzuye, yarambaza ati ariko ufite ikihe kibazo ko mbona buri gihe duhuye nyuma ngira ngo dusohoke turye bamuntu utishimye bimeze bite. Ndaje ndavuga ati ntago nahita mbibwira ako kanya, ariko uko iminsi igenda nzabimubwiza ukuri kuko ndabangamiwe. Hanyuma ngeraho mubwiza ukuri navuga ati rero ku kigo byagenze gutya, hari umuntu wanyapurayingiye bigenda gutya, mfite ikibazo cya Minervare kandi n'ahandi hantu nayibona n'itike gutana mfite. Arangira ambwira ati rero ikintu cyo cyose uzajya ukora ujye ubanza usenge, wowe senga Imana izayitanga. Yego turasengana, aragenda nanjye ndagenda. Hanyuma mbwira mu rugo, noneho mu rugo kubera ko mu rugo bari kumbaza ati se kutwaka amafaranga yo kurya, ati yo stipend watubwiye ntago barayiguha mu rugo. Rero nkababeshya nkavuga ati stipend rero batubwiye ko bazayiduha muri uwa mwaka, kandi muri uwa mwaka ni nabwo ibibazo bigiye kwiyongera. Ni muri ubwo buryo mu rugo ubwo umwaka wararangiye nta yindi excuse nari kubaha usibye kubabwira ngo bahagarike stipend gutangira kuyibona. Ubwo narababeshye gutyo, ariko wenda Imana ifite n'indi migambi. Wa mushinwa Imana imukoreramo umunsi bari bagiye no kunyirukana mbona byanakomeye, yazanye amafaranga arayama mu ntoki arambwira ati genda wishyire Minervare. Amafaranga twishyura ariya ni 27,000 uyajyanye mu Rwanda miliyoni 7. Umuntu ntakuzi ni ubwa mbere muhuye usibye kuba mwaraganire n'ibiki, kuba yaguha ayo mafaranga havuze ati iki ni igitangaza. Ni igitangaza gikomeye. Ndagenda ndishyura mwereka rese, arangira ambwira ati kandi umunsi ku munsi ujye unganiza dukomeze tuganire. Hanyuma nkajya muganiriza, kajya anansurprising nkabona nyoheje amafaranga make nkarya. Mbese niwe watangiye kunsupportinga mu buryo ntasobanura. Hari ibintu Imana igukorera ukavuga ati si bibiri kubera iki kubera iki. So nyuma yaho nyuma yarambwiye ati muri vacances ngiye kuzajya ngushakira ahantu wakora ku buryo wajya ubona udufaranga dukeya two kwifashisha. Urumva bya bibazo nari mfite bisa nkaho bisa nk'ibikemutse, yaba icya Minervare yaba icyo kurya ndi kugenda mbona tuntu udufaranga dukeya two kwitunga no kwibeshaho. Ubwo iminsi ikomeza yicuma iricuma, noneho bigeze mu wa gatatu mu wa kabiri yanyishyuye Minervare, no mu wa gatatu anyishyuye Minervare kandi anamfasha muri ubwo buryo. Bigeze umwaka wa nyuma ari wo uyu nguyu turangije, bigeze mu mwaka wa nyuma baratubwira ati rero
uyu mwaka wa nyuma kuntu bimeze amafaranga ariyongera kubera ko nibwo bagiye kugira pratique hazaberamo graduation hazaberamo ni ujye usoma ku mazi yego gufasha yego yego arambwira ati noneho amafaranga agiye kwiyongera ku kigo ya mafaranga yariyongeragera nko kuri $10,000,000 hanyuma ndeba kubimubwira nanone nkumva no kumubera burden ndavuga ati ibi ntabyo ndi bumubwire we yampaye amafaranga asanzwe ama $7,000,000 none ndavuga ati ni gute aya mafaranga nayongera avemo za $10,000,000 mu gihe ikigo kitaranyirukana ubwo ni igitekerezo nagize ndavuga ati se ko mu Bushinwa ari ibintu bihendutse kandi byiza abantu batazi wenda bibeshye ngo Ubushinwa bagira ibintu bya pirate n'ibiki ariko ababizi neza Abashinwa bakora ikintu kijyanye n'ubushobozi bwawe nimba ushaka ya fosi y'amafaranga make barayikora hanyuma ni muri ubwo buryo navuze ati reka njye noheza telefone cyangwa umuntu wo mu Rwanda ancururize tugabane nafashe telefone ndazohereza wa muntu telefone ayikoraho urumva arakurya arandya andiye ntago namubwira ngo nakoze ikosa amafaranga ya Minerval nahise nyakuramo business nagize ikimwaro cyo ko namusubiye imbere ngo mubwire ubwo ikigo ikintu cyakoze cyarambwiye ati kuko utari kwishyura Minerval ugiye gutaha icyo namubeshye namubwiye ati ikigo ari ibintu byatubwiye tugiye gukora mu Rwanda bibaye ngombwa ko dutaha tukazagaruka ariko urumva ndikubeshya wa Mushinwa wamfashaga arambwira ati nta kibazo reka tubisengere natekereza umuntu ukunda gusenga wanshishikariza gusenga buri munsi nkabandi no kumubeshya nkumva nyine umutima waremerewe cyane so muri ubwo buryo hari abandi banyarwanda nasanzeyo bagukunda cyane kandi bagukurikira abo banyarwanda tubicuti cyane barambwira ati rero ikintu cyakoreka fata amafaranga usigaranye shakisha uburyo wataha ibintu bitarakara taraba nabi noneho wenda nugera mu Rwanda Imana izagusapotinga nimba ari ugaruka wowe suspende nugaruka byibura uzakomeza uwo mwaka umwe ntago ari mwinshi nta kibazo gihari hari amafaranga ndazaboneka Imana izagutera iteka humura ubwo njya gusezera mu Mushinwa nkatisha itike ndataha noneho mu gutaha nari guca mu mujyi bitagwanje iyo abanyarwanda bari kuza mu Rwanda hari abantu baza bakavuga ati reka tuguhe ibiro dutwarire wemerewe mu ndege ibiro 46 turaguha amafaranga runaka numva amafaranga ni menshi ndavuga ati kubera iki najya kumutwarira ibyo biro ikintu nakoze narabyemeye uwo muhungu uri muri Gwanjo tujya guhura mu Tadeo turagenda turahura duhura mu mujyi wa Gwanjo indege yanjye yari umunsi ukurikiye kandi nindamuka iyo ndege nyimisinzi ndahita ninjira muri Overstay kubera ko visa bari bampaye yagombaga kurangira nyuma y'iminsi 2 nyuma yaho ngaho y'indege yanjye bivuga ngo ngomba gutaha singomba kuhasigara hanyuma naje rero uwo muhungu ikintu yakoze yarambwiye ati rero uno munsi ngiye kugutembereza muri uyu mujyi urebe n'ahantu barangura ibintu byose bigiye bitandukanye hanyuma wejo n'ibyo biro byanjye uzabijyana nzakwishyura ariko we ameze nk'ari umukomisiyoneri ntagabazi ibyo biro ni ibyande bimeze bitabona ya komisiyoni ndambwira ati nta kibazo ubwo we yahise yigendera agiye turavugana tuzabona nejo mu gitondo haza n'undi muntu amakabaga gatoya arambwira ati akabaga wakanjyane mu Rwanda nkaza kuguha $500 ndavuga ati amafaranga ni menshi ndambwira ati ari miki aranyereka ibipati za kamera n'iki ndavuga ati apo nimba ari kamera ibyo nabijyana nta kibazo cyane ko n'ibiro nari mfite nabigurishije ariko byibura yo yazamuka mu ndege hejuru ubwo nibwo nanzuye ndavuga ati reka nkamutwarire so nkamutwariye rero ngeze ku kibuga cy'indege bamaze kunsaka barambwira ati we jya hariya uragenda mu kanya njya hariya shiza kanya polisi mbona abapolisi bariyongereye baramfashe banjyanye mu kumba bamfungiranyemo barambwira ati kesi yawe we raza kuboneka mu kanya turaza kugusobanurira namubwira ati ko mburi saha imwe ngo indege igende sindi buyimisinge barambwira ati ibintu twasanzemo hariya biruta uburemere ibyo biri kutubwira ntago waducika ngo bikunde nikangamo tagase nari ntwaye urumogi nari ntwaye kokayine uwo muntu yarambwiye ngo muzane mu Rwanda bimeze biti ubwo bamfungiranyemo iminsi 2 ubwo bivuge ngo ikibazo kiyongereye ninava no muri gereza nta tike ndi bwongere kubona
icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri na visa yanjye ba expired ni ikibazo, ningiye mu yindi case ntabasha gusobanura mu Bushinwa ahantu ntazi mu wundi mujyi. Hanyuma nyuma yaho baje kuza kumfungura, barambwira ati ndabiguhaye, ndamuvuga, baramushakisha bamubona, basigara bakurikiranye. Sinamenye ibintu biri mu byanga ariko birakomeye kuko nibigeze babimbwira, baje kumenya ko atari ibyanjye, bakurikirana uwo muntu nyirabyo. Ariko urumva ngiye nasigaye, nsigara mu Bushinwa, nari mfite nsiganye amafaranga make kuri telefone, ndagenda njya mu mujyi ahantu ari hoteli, ndababwira ati ndarushye ndashaka kuryama. Barambwira ati zana passport yawe, barebye basanga visa yawe expired. Barambwira ati ntabwo bikunda, nta hoteli nimwe yagucumbikira nta visa. Ikintu cyakurikiyeho ni handi wisanga wabaye homeless, nta ruhare wabigizemo, utigeze unabitekereza. Ubwo natangiye gusafaringa muri uwo mujyi, nkaya ngenda hano kuri reception nkicaraho. Kuri reception hari ukuntu uhiyenge kugasinzira, ariko ugasanga barakubwira ati oya, hano ntabwo basinzira, ugomba gukodesha icyumba ukaryama. Wagombaga ureba ukarindira ko bucya, ibintu nk'ibyo, ugashaka ahantu ujya kurya. Ikibazo wenda cyari ibiryo, ariko ikibazo cyari aho kuba ako kanya. So hashira iminsi njya kuri immigration, ndababwira ikibazo nagize. Barangije bambwira ati wowe ugomba kuzasubira ku kigo cyawe, bakaguha igipapuro, hanyuma ukakizana nibwo tuzaguha iyo visa. Ndavuga se najya mu kigo cyanjye gute kandi ndi bukeneye passport nsubirayo, ana mini visa. Ubwo urumva ko bitashobokaga, ariko ntago banyumvaga. Barambwira ati genda, ikindi ugomba kutwereka ahantu uri kuba, uzana igipapuro cyerekana ahantu uri kurara. Nkabasobanurira ati rero bambuje na ahantu namwe banyemerera kunyakira kubera ko nta visa mfite, bityo rero ngomba kubabwira yuko nge nababwiraga yuko ndara kuri airport. Ntabwo nababwiraga ko njya kuri ahantu reception nkaguma paka gutyo. Nababwiraga ko ndara kuri airport ariho mba ndi, kugira ngo babone ko na case yanjye ari nini cyane. So bityo polisi igezeho inshibihano hashize nk'icyumweru n'igice, barambwira ati rero ukuntu tugiye kubikora, tugiye guca ibihano bitewe na overstay umaze kugira. Ku munsi babara 500 amayuwani ni 100 by'amanyarwanda. Ubwo icyumweru n'igice nawe urabyumva amafaranga yamaze kugeramo, yari amafaranga menshi. Barambwira ati shaka aya mafaranga wishyure utahe. Ubwo urumva no kwifuza gutaha byananiye pe, byanze. Amafaranga mfite y'itike, bari no kunyaka amafaranga y'ibihano yuko nagize overstay muri China. Ibibazo ndongera nsubira handi kuri reception aho nahoraga ndi. Urumva nta koga, wambare ufukuramo imyenda ugashyira hariya, mbese ni tough life, ni struggle cyane. Ikintu cyakurikiyeho, nahuye n'undi muhungu bita Blaze, nawe mu Bushinwa, turaganira. Tuganiriye arangira ambwira ati rero ndi kumva ufite ibibazo, ngiye nakurangira akazi ahantu ukakura amafaranga, hanyuma ukabasha gukemura n'ibyo bibazo na bya bindi wari ufite no kwishuri, ugasubira no kwishuri ukaturangiza iryo shuri. Reka nkurangira. Namwe se bahemba ngahe? Bahemba 10,000 by'amayuwani, ni 2,000,000. Ndavuga ati kunuka Imana igira isubiza umuntu wayisenze, ariko simenye ibiri behind. So ubwo Blaze turaganira, mbona ngize inshuti, ahamagara uwo Mushinwa. Uwo Mushinwa arambaza ngo uzi Igishinwa, ndamubwira ati ndakizi. Wari waramaze kukimenya? Niyo yamaze kukimenya uko biri, ntago biri free kubera ko nigaga mu Cyongereza, ariko yari Igishinwa twishakira kuko ndahantu hari Abashinwa b'inshuti zanjye, ibintu nk'ibyo ubu maze kukimenya. Arambwira ati uzi no gutayipinga kuri machine? Ndambwira ati yego ndabizi. Ati rero hano turaza kuza kuguha akazi nta kibazo, humura. Avugana n'uwo Blaze ko ni baziranye, baravugana, bankatira itike iva aho mu mujyi wa Guangzhou ijya Kunming. Ubwo nagiye muri iyo gari ya moshi, ngira n'amahirwe ntibigeze banansaba na passport. Bansabye passport barebe imbere, ariko ntibarebye visa. Urumva nta polisi igeze impagarika kugeza ngeze muri uwo mujyi. Ngeze muri Kunming n'undi mujyi, ngezeyo arambwira ngo jya muri hoteli, ndaza kuza kwa gusanga. Bigeze nimugoroba mbona nanyandikiye ati humura nzaza ejo. Tangiye nyine usa nkambeshya ko navuga. Aza hashize iminsi 2 ndi muri hoteli yishyura, nta kibazo na kimwe mfite. Uwo Mushinwa arambwira ati none umanuka, hari saa 6 z'ijoro. Ati manuka hasi hari taxi hari, ugenda uyijyemo, hanyuma ikuzane aho akazi kari. Kubera ko mu Bushinwa hari safe na nijoro ntago ari ikibazo. Yego, ko nta hantu ushobora gusiga telefone waza ukayihasanga nta muntu wayibye. Urumva ko biragoye ko nari gutekereza ko ari ikintu kibi kigiye kunkorerwa. Yego, ni muri ubwo buryo narapakiye ibintu byanjye, ndamanuka, ndagenda mura n'uwo mutaximan. Arambwira ati njiramo. Yabivugaga mu Gishinwa, ariko ibyo narabyumvaga, ibyo ni ibintu bitoya.
hanyuma mfata baga nyishyira muri boot ndangije arambwira ati noneho telefone yawe kuko ntabwo wemerewe gufotora ahantu tugiye urumva ikindi mpana na pasiporo yawe turi kubigira ikibazo akazi wagahawe buri kimwe naravuga ati ubwo ari mu Bushinwa nta mpungenge na zimwe mfite kuko mu Bushinwa hari tekinoloji pe ariho hose bagushakisha ndamutse ntabaje ngize ikibazo ibintu nk'ibyo sinabitinzeho ndamuha telefone muhaye telefone ubwo yaratwaye atwara nk'amasaha 6 kubera mu Bushinwa ari kurebye sinabitinzeho ni igihugu kinini cyane ariko mbona ahantu dutangiye kugenda ni mu cyaro mbona dutangiye kujya ahantu mu cyaro ndamubaza sani arambwira ati tugiye kugera kuri boda mbwiye mu taxi driver ngiye kugera kuri boda gute yahenjaye urikumva arambwira ati se ntabwo bagusobanuriye dore ngaba tunabagezeho urumva ahita ambwira ngo mvemo haje abantu bafite imbunda n'imihoro baraza n'imihoro bameze nkaho bacunga ishyamba sinzi ukuntu bameze babarambwiye ati tugende ngo nibwo nahise mbona ko ndi mu yindi case mbona banditse message wa Mushinwa arabahamagara babwiye ngo uwo muntu ngo rega twamuguze kumbi bishyuye $6,000,000 wa undi ngo ni Blaze bayamwoherereje w'umunyarwanda wa undi nabwiye ikibazo cyanjye ahubwo akibonamo opportunity numva ndababaye ariko urumva aho ngaho nta kintu wakora banakwica nakomeje ibyo bambwira byose ahantu muri iryo shyamba tuhagenda amasaha 3 iryo shyamba none tugeze imbere hataza amamoto kubatora ayo moto aradufata nabo ngabo turi kumwe turakomezanya turagenda bagushyira kuri moto nawe nanjye banshyira kuri moto turakomeza turagenda tugeze imbere bazana indi modoka injyamo none ndababaza ati se byibura iki gihugu turimo ni iki nguraza kukimenya humura turakomeje tugeze imbere barahagarara barambwira ati ariko uyu mwana ko mbona wagira ngo bari kuvuga mu Gishinwa ariko uko ntago ngiye bari bazi ko nkizi bamwe muri bo baravuga ati uyu mwana ko mbona wagira ngo ntabyazi ibintu agiye gukora bahita baceceka baravuga ati ibyo ntago bitureba twe turi gukora akazi ariko abo bantu nabo babahawe akazi ko kungeza aho ngaho bakorera ibyo bintu ni muri ubwo buryo twarakomeje turagenda tugera hano hari muri company hafungiranye ku buryo utabasha gusohoka banyinjizamo barambwira ati genda urare hariya mu gitondo atangira akazi ndagenda ndaryama mu gitondo baza kumbyutsa ubwo mu gitondo bo babyita mu gitondo ariko nuko ari bwo batangira akazi ariko ni saa 12 zabo ariko baba bari utagetinga abanyamerika ko ako kazi ndaza kwasobanura ubwo abanyamerika bari saa 12 za mu gitondo ni mpamvu bo babiyita abanyamerika kuko niko kazi baba bagiye gukora so muri ubwo buryo barambwira ati mu gitondo turaza kugutora ugiye mu kazi ndambwira akazi bwoko ki biri kunshanga mu gitondo baramfata baranjyana muri office ni office nini cyane irimo n'abantu benshi cyane ku buryo buri group irimo abashinwa 15 muri iryo shyamba se oya twageze kuri iyo company nyizina babandi bahawukira iyo company ntabwo iri mu ishyamba iri muri leta ariko iyi leta hariya umutekano n'iki ni gihugu bita Myanmar kirazwe ku mutekano muke cyane hafi ya nawe rero baba baratanze ruswa naho ntabwo bajya bahasura ngo babaze ngo bimeze bite nta kintu na kimwe baba bazi niyo leta ije wenda wahuruje tuvuga wagize nk'ikibazo ugahuruza leta ikaza bafite ukuntu babahisha bakabiyumanganya leta igasubirayo so muri ubwo buryo rero aho ngaho muri iyo sare nazindukiyemo nagiye gukora aho ngaho dufite abashinwa 14 n'umunyafurika umwe n'uwo bita Timurida nibo bashinzwe nyine ubakuriye hanyuma bamucinga umushinwa barambwira ati uyu mushinwa nakwereka ko nakazi gakorwa yego ajya kuri mashini aranyereka ndebye muri sare mbonamo abandi banyafurika bagenzi banjye yego ndavuga ati wenda nindangiza aka kazi ndaza kujya kubabaza bimeze bite amakuru ubwo amabwiriza batangiye kuma barambwira ati hano ntago wemerewe kuvugana n'abanyafurika bagenzi bawe ndavuga ati se kubera iki kandi wenda nashaka kubabaza bimeze bite ubwo uwo mushinwa wari banshinze ni uri kubimbwira ariko mu mabwiriza ya company arambwira ati cya kabiri telefone yibagirweyo nayo uzigira ubona na passport cyayifite na valise nta na kimwe ndabona ubwo njyaho muri company ndatangira ndakora banyereka ibintu bakora yari scamming job gusikama abanyamerika
bakoresha application ebyiri harimo Facebook na Twitter. Agenda agafollowing umuntu kuri Twitter akamufollowinga yangiza akamwandikira. Ariko icyo gihe uba wigeze umukobwa, tuvuge nimba njyewe uri gukora scamming yego njyewe uri gukora scamming mba ndi umukobwa waranahinduye n'amazina nitwaga Linda Kori. Hanyuma nkandikira umuntu nkamubwira ati amakuru tukaganira, namara kumumenya nkahita nangira kumushishikariza kuba yakinvestinga muri cryptocurrency, kuinvestingamo amafaranga. Noneho ukamubwira ati we tangiza make ushoboka kugira nkwereke uburyo bijyana inyungu. Noneho kubera ko mama atangiye no gukunda nazi ari umukobwa ari gutereta n'iki, arakwizera kuko abazi kuri sheri wewe nduzamubera umugore n'iki, arakwizera. Yamara ko kwizera akaguha amafaranga runaka uwo mwaka make bwa mbere. Yamara kuyaguha ahita ajya muri company sinzi kuno babikora, amafaranga akiyongera. Nawe none akabibona kuri wallet yiwe kuri telefone akabona ko amafaranga yari yashoye yiyongereye. Ariko aya mafaranga atayabikuza ngo bikunde. Urumva iyo technology bakoresheje ntumbaza kuno babikora. Hanyuma ukongera ukamushika mu gati rero uzabikuza ari kugeze ku $10,000. Numara kugeza ku $10,000 uzabasha kubikuza. Kubera ko abona byunguka biri kugenda bizamuka ikintu akora. Ari nayabona kuri telefone ye, ikintu ahita akora ahita agenda akagurisha imodoka ye. Akagenda kugurisha imodoka ye akakuyadana havuyemo amadolari 4,000 akagurisha, ukamubwira ati genda wake na credit muri banki amafaranga urato yabikuza ute wishyura credit ako kanya. So iyo amaze kwishyura ya mafaranga yose arakwandikira ati se ubu nabikuza, nibwo wongera indi idea ati Bitcoin no musi zazamutse batubwiye yuko ugomba kugeza kuri 20,000. Rero iyo aganire wenda na mugenzi we cyangwa wagishije inama n'iki, nibwo asanga ko bari kumusikama. Ubwo akata kwandikira message ati nago nari nzikuru umutubuzi urambabaje, ari nabakwandikira ati ngiye kwiyahura, nibyo bintu nari nsigaranye reba credit nkize muri loni, ibintu nk'ibyo. Urumva kandi aya mafaranga twe nago tuyahabwa itajya muri company. Warangiza ukabona amagambo umuntu ariko kubwira urumva ko naba depressed, bifitiye ibibazo. Ahandi muri ayo company twakoraga amasaha 18. Waheraga saa 12 za nimugoroba ariko ari zo saa 12 zo muri Amerika ukageza saa 6 z'amanywa. Urumva kana amasaha menshi. Urumva na ahantu ugera ukaruha, nubwo bashyiramo break yo kugenda bakaguha ibyo kurya, hanyuma ukaza kuri machine. Ibaze rero amasaha yose bagwagaze hejuru utabikora tura. Yego babaga bagwagaze hejuru, nta yindi mahitamo wari ufite. Hanyuma iyo wageragezaga nko gusinzira kuko agatotsi karagutwaraga bitewe no kutaruhutse, ugasa nk'usinziriyeho gakeye, wahita ubibona bagukubise amashanyarazi, bakaza bakagucaginga amashanyarazi hano mu nzosi. None iyo wonaga mugenzi wawe bamukubise, ibitotsi byataga bigenda, ukavuga ati oya mukanya atabari jewe. Niyo wabaga ubifite ukatabigenda, cyangwa ukabona baramujyanye hanze baramukubise, ukabona nyine abantu b'inyamaswa nta muhwe bafite. None akantu kaje kuba hari umushinwa nabo babeshye gutyo, kuko nabo bashinwa bazanwa nabo barabeshywa bakaza aho ngaho. Hanyuma ari umushinwa washatse gucika, yuriye igipangu ngacike baramufata, baramukubise ku rwego ijisho risa nk'iryavuyemo, ariko baranga bamuzana mu kazi arakora. Kugira bamujyane kwa muganga bamuzana mu kazi barakora, imbaraga zose zishira mu kazi. Danje turabireba nimba umuntu atagiriye ku muntu bava mu gihugu kimwe, abo n'abashinwa bafite iyo business. Nimba umuntu atagirije impuhwe uyu muntu bava mu gihugu kimwe, wowe none w'umunyafurika yakwica. Ubwo nibwo twabonye ko ibintu byahindutse. Hanyuma kubera ko communication yari hafi ya nayo y'abanyafurika, ikintu twakoraga ari ukuntu wahuraga nawe nko muri toilette kugira ngo umugire ikintu muvugana. Mugahora muri toilette mukaganira, akakubwira kumbwa se waje ryari, akaguha story nawe ukamubwira, mugatanya mukavugana ati se nta kuntu twacika. Ugasanga umwana yakubwira ati genda narihebye, hano nta muntu wahava, nta muntu ndumva wavuye. Iyo company ugasanga nabo bashinwa babajije akakubwira amazi imyaka 4 ntarataha. Ese kuba amazi imyaka 4 byakumara iki? Amafaranga baguhembye ati ntayo, kandi nakoreye amafaranga menshi muri ubwo buryo. Urubozo gusa ni ukutwica urubozo, ariko banabibonamo inyungu kuba dukoresha gatunambwene, banakwigisha ukuntu usikama abo bantu. Ariko no gusikama iyo bigeze kuri shuwa y'amafaranga, bo mashini yawe bihuye n'iya Timurida. Niyo mpamvu nta muntu nubwo dukoresha Facebook nago nakadinga mu rugo ngo mbandikire uwo Timurida yatabibona ko birahuye.
abibonye wenda akabitranslating ngo cyaba ikinyarwanda akakibona kari wowe urumva wabupfuye watinyaga kujya wadinga umuntu w'umunyarwanda umubwira ati narashimuswe urumva avuye online abantu bose barakubuze baribaza se Yasine yagiye he ko twari duherutse agiye gutaha byaje kugenda bite abo wari warabwiye cyagiye kugiye kuza wenda ntubwire ko wahuye n'ibyo bibazo baragutegereje mu Rwanda aho icyo gihe nahagiye mu kwa kabiri aho ngaho yego hanyuma mu kwa gatatu mu kwa kane ubwo urumva ni story ndende aho ngaho yo gukubitwa yo gufatwa nabi ikintu utajya wibagirwa bagukoreye bankoreye ni umunsi nari nakererewe baje kumbyutsa numva imbaraga zashize kuko urumva nimba twarahurukaga saa 6 z'amanywa saa 7 mwamuga mugiye kurya saa 8 wajyaga ku buriri saa 9 saa 10 ukabona nibwo utangiye gufatisha agatotsi saa 11 saa 12 ugaruke mu kazi ibitotsi wumva nta n'ikintu na kimwe ukuyeho numvaga ndushye ndavuga ati none nibashake banyice ngiye gusigara ndyamye ndaryama bandeba uko atendetse umuntu baje mu kazi bamburamo baravuga ngo ashobora kuba aryamye baba baraje banjyana hanze barambwira ati ibintu tugiye kugukorera uraza kubyicuza ndababwira ati se niki kintu nakora kugira ngo ibyo bintu mutabinkorera barambwira ati wapi ugomba guhanwa kuko niko amategeko ya company twaraye kubwiye urasanzwe yazi barafata barankubita none bamaze kunkubita bamijyana cyo gukora mpagaze ya masaha yose asigaye gukora uhagaze kwicara wumva gunarushye ubabara n'umugongo kubera kwicara igihe kirekire ibaza no gukora uhagaze ewana wararuhaga ukumva ushaka kunama ukajya kubona baraje bagukubise cyangwa amashanyarazi ukumva nono bigeze bagufatisha amashanyarazi bamfatishije rimwe ariko ahandi nayitwararikaga ariko ari mugenzi wanjye ngira ngo we yari yaragize depression nini yakundaga gusinzira buri kanya ku buryo bamaraga no kumuhana agahita asinzira nanone bakongera bakayamukozaho uwo mugenzi wanjye Imana rwose mufashe azatahe nagaraza abayeho nabi kandi we yaturutse mu Rwanda bamubeshye we ntabwo yari yarize mu Bushinwa yavuye mu Rwanda direct agurisha ibye byose aragenda bamubeshya akazi hanyuma ubwo ngiye nagerageza kwitwareka kugira ngo ntapfa ariko n'ubundi mentally yaba abantu muganira uri gusikama uri kubwira bakakoreza amafaranga nyuma akakubwira ati wansikamaga nago nari mbizi akubwira ati Imana izaguhana iki uri n'umukristo kameme ukavuga ati se ibi bintu uko nzabivamo gute umuntu wigeze gusikama urumva si wabikoraga ariko byakorwaga nawe hejuru hari ikiboko hari amashanyarazi anatumva ko ari wowe wabikoraga ntari icyo byakumariraga umuntu wigeze gusikama nyuma akababara ukumva nawe umutima ukozweho yakubwiye iki wari wamukoreye iki yego yari umuhinde naramwandikiye turamenyana ndamubwira nabeshyaga ngiye kumva mu Bushinwa kuko nari nashyizeho ifoto isa n'umushinwa w'umumodo mwiza cyane arangira ambwira ati impa nimero ya WhatsApp ndayimuha nimero tuba dufite za WhatsApp zose ni Nyamerika ku buryo ari bwizere ko ndi uwo muri Amerika ari naho mba mubwira ko mba Florida turaganira turamenyana aranyizera atangiye no kunkunda arambwira ati ndi single ndi umuntu waje kwishakira ubuzima atari ko bwatangiye kwemera ndi n'umuntu ushaka kuba mariye ndambwira ati ni byiza nanjye twakundana hanyuma iyo no gucata kwera baba badautinga baza no gucekinga ibyo uri kuvuga ese biri gukomvika ngo bamwita umukiriya biri gukomvika umukiriya kugira ngo aze gushyamo amafaranga kandi mu gihe gito ubwo ndamukomvika arangije ndamubwira ati rero ndashaka twita tunabana ariko ngiye akazi kanjye nkora investment muri cryptocurrency digital currency ati bityo nimba kwigisha turahita tuba free ntago ari uzajya ugenda mu kazi ngo uruhe biki turadukorera mu rugo tugenda turya ubuzima tugeza Dubai n'ibiki aranyizera ko yaratangiye kunkunda ubwo twarakundanaga niho nabyita hanyuma maze kunyizera aragenda atangira kugurisha ibye yabanje cyamo $1,000 ariko iyo batangiye gushyama amafaranga we ntago mwongera kwandikirana urabibona ibyo ari kwandikirana na team leader ariko we ntago wongera kumwandikira ni team leader itukomereza aho ugeze ari nawe umubwira iyo platform ariko ibintu abari kumubwira n'ubundi uri kubibona kuko birahujwe ni machine yawe niye yego hanyuma team leader yese amukomerezaho aramwandikira aramubwira ati njyewe mfite shwa deal ya miliyoni y'ibihumbi 100 ubishyiremo uhitunguka 200 ako kanya nza ahuri ngende Florida yarambwiye kaba mu kirwa cya Island ntago nibuka izina ndahita nzaho mu kirwa cyo tubana arabyemera ayo mafaranga arambwira ati ngiye kuzana muri bank kuko ingwate mfite ntago yavamo ya mafaranga ngiye kuyaka banke irangira ikizere
hanyuma none nyaguhe n'undi atanyishyura banki nta kibazo bitanza twibanire. Arabyemera agenda azana aya mafaranga ayaguza banki nko mu cyumweru kimwe yari ayabonye. Ahita arambwira ati hi sheri kwandikira ati hi hani twa tugambo tw'abantu bakundana. Arambwira ati ngiye kohereza ya mafaranga none nayabonye, ubwo tuhite dusikegeringa mu cyumweru gitaha uhita kunsura. Ndabimwemerera. Ubwo ni Timurida ariko uri gucata arabimwemerera. Amaze kubimwemerera ya mafaranga yashyiramo. Ayishyiramo Timurida itamubwira ako kanya, aramubwira ati aka kanya Bitcoin siyongera. Babarira ntago twashora muri Ethereum yo nta mafaranga ibamo. Reka dukomeze muri Bitcoin. Ongera ushaka andi mafaranga. Numara kuyabona ayo niyo yanyuma. Atangahe nk'ibihumbi 50. Wa mugabo by'idolari ni 50 by'idolari yamuri ijana. Yego. None amuriye n'ibindi 50 ari kumushakamo. Wa mugabo yahereye ku modoka agurisha, yari afite icyizere yari yakugiriye. None icyambabasaga nuko tuganira mbere namubwira ko ndi umukristo, bituma anyizera cyane kuko yari umuhinde nawe wamenye Yesu, aza kuza kugira iki gukizwa. None bituma anyizera, twaganira nkamushyamo n'imirongo ya Bibiliya, aranyizera ku rwego ruri hejuru. Akomeje na Timurida rero, Timurida aramukomveka ashaka nayo mafaranga, agenda agurisha imodoka ye, agurisha n'inzu ye. N'inzu yari afite nimba ari ntoya ntago mbizi, aya mafaranga yashyiramo. Ayashyizemo nibwo Timurida yongera amwaka andi mafaranga. Wa mugabo yaravuga ati amutayadi kuko nta yandi mafaranga nabona, basi reka tubikuzayo byibura nanda zaboneka. Aramubwira ati okay, ejo wa mugabo yakandika ntumusubiza, nyine ntago bukimusubiza nanone. Uwe kimusubiza uramwirengagiza, yakandika nkabibona ibyo yanditse. Bigeze hashize iminsi yagiye kuri FBI, baramubwira ati aba nabasikama. Tubone ubwo kibimenya tuyera gusikamye, uyu ni numugabo. Uyu ni umugabo mwaganiraga, aba nabasikama. Arangiye yandika message aravuga ati rero ubuzima bwanjye bugize zero. Ubu ntaho ndi, ngiye kuba homeless, nyina kubwira ibibazo agiye guhura nabyo. Numva birambabaje, niko kantu nabonaga. Uwo niwe muntu wambabaje kuko yari umukristo tugana ijambo ry'Imana. Urumva ni ikintu gikomeye. Niwandikaga ubitama amarira? Niwandikaga uwo muntu mutereta ngo yishyiremo amafaranga ubitama amarira? Wariyumanganya ariko agahinda karagufataga. Ariko ukiyumanganya kuko abo bantu bakubwira yuko ugomba gukunda akazi, bakugusezeranya yuko ngo nyuma y'imyaka 2 ngo uzatanga ufite amafaranga menshi, ngo uzabarakoreye menshi. Tuvuge ngo nimba binjije miliyari y'idolari, byibura ngo ari utufaranga bazaguha two gutaha, bakubeshya gutyo. Rero bigatuma bashaka ko ukora wishimye. Rero ariko kubera ntago wakora wishimye ntago bishoboka, kubera ko icyambere cyo ibiryo bakundaga kurya ni ingurube. Kubera ko nahoze muri Islam nayo ifite ya mentalite yo kutarya ingurube, bigatuma rero ni komplika ninyirye. Harya umuceri wonyine, bakundaga ingurube n'umuceri cyane. Hanyuma mbona umuceri bazantera indwara, ingurube ndirira ndirira bavutse. Ni muri ubwo buryo rero. Hanyuma ubwo umuntu ucyo mbajijeho niwo muntu wambabaje, umva ndababaye. Hanyuma umutima wawe wumva gumeze ute? Numvaga ndemerewe, numvaga bajya ngo bampaze ngiye guturika, ngiye gusandara. Urumva icyambere icyo ntabwo uri communication ni wanyu bazahuri, basi bapfuye byanze bikunze. Urumva barayobewe, bazi ko kiri mu Bushinwa n'ibiki. Urumva na mama kibaza se kutakiza ku murongo byagenze biti. Ubwo nicyo kintu watekerezaga, se mu rugo baramenya ko ndi hano gute. Ikintu rero cyaje kuba, hari amatelefone tuba dufite ya iPhone X nizo babakoresha, bashyiraho iyo WhatsApp bakayihuza n'iyo machine. Iyo telefone nashyizemo nimero, nandikira mushuti wanjye bita Mugabe niyo twazanye. Hanyuma ndamwandikira ndamubwira ati amakuru ibi byangendekeye gutya na gutya, bibwire mu rugo aka kanya utusiba zino message nunansubize kuko babibonye banyica. Iki gihe bari bagiye muri break, ndabimwandikira. Nyuma yaho niho kwakomeje kuza abantu bagenda biyongera. Haje rero umukobwa, ewana uwo mukobwa ngira ngo hari afite abantu bakomeye iwabo, yaraje ahageze asa nkaho abakanzemo. Arababwira ati telefone yanjye ntayo ndi bubahe, biki n'ibiki. Yatangira kurira, baramufata baramukubita bibi by'ubusa. Arababwira ati ngiye se ndi bujye muri ako kazi kanyu. Barakomeza nyine baramukubita, abona ko agiye gupfa. Tunamugira n'inama, turamubwira ati rero barakwica, aba nta mikino bafite, jya mu kazi none basi utangire schedule yo gutaha, nimba ufite kuno warega n'ibiki. Arabyumva umukobwa, yego. Hanyuma uwo mukobwa aratangira, we yemeze nk'uwihebye,
kandi ubwo nibwo cyagera twe tuhamaze igihe urumva ukuntu twari tumeze ariko we arahageze iminsi 3 ari kumva yaremerewe wenda gupfa aratangira ahita yandikira iwabo arababwira twashimutiwe hano na hano bambeshye gutya na gutya urumva nawe afite route yajemo barambeshye gutya na gutya mudutabarize mutubwire leta barayibwira babwira n'undi munyamakuru arabipostinga avuga yuko ari abantu bari muri Myanmar bashimutiwe bari gukubitwa bari kwicwa ati rero mu batabare mu bagire ubutabazi aho ngaho dufitemo abanyarwanda bameze nk'ari sinishi baba bihohora kuri abo bashinwa hari ingengo kuya badakubitwa n'ibiki ibyo bintu bahise babibona kuri social media kuko dukoresha Twitter akanya batabibona bahita babyere ku umushinwa aravuga ati abanyarwanda bagiye kuba ikibazo hari n'abarundi hari abanyakenya hari abasererone n'abanyamaroke n'abanyafrika benshi ariko ahita abona ko abanyarwanda bagiye kuba ikibazo adukoresha inama aratubwira ati rero tugiye kuzabatahana atariko kugira ngo tubatahane mugomba gushaka $100 by'amayuwani $100 by'amayuwani nk'ibihumbi 10 by'idolari kugira ngo mutahe turamubwira ati se ibyo bihumbi 10 by'idolari turabibona gute ati nimba amafaranga mugiye kuyakura mu kazi mugomba gukora miliyari 10 urumva ayo mafaranga ni menshi azatwara igihe kugira ngo komve ku muntu kuko umuntu ntago mumenya no musinga ejo ahita guha amafaranga mu mari by'umweru 2 yatangiye kukwizera 3 kugira ngo mukomveke atangire gushyiramo amafaranga hanyuma batubwira ayo mafaranga batubwira nimba azava mu kazi mugomba gukorera miliyari 10 ariko nimba ari bubaveho ku giti cyanyu ni ibihumbi 10 by'idolari yankomeye mu rugo twe bayabona ngiye mu telefone baramubwira ati wapi ntago twaguha telefone shakisha uburyo uyabona urumva nabo ninjije sinzi ukuntu batekerezaga shakisha uburyo ayo amafaranga uyabona uyaduhe tukore ku rugendo kwari kumunaniza bamwe bakwereka ko bidashoboka umunsi wa kabiri wa gatatu n'ubundi bibi by'ubusa tubona dukubise icyumwe ntacyo batubwira bavuga ati none amafaranga mwara yabuze ibintu nk'ibyo twiturize abanyarwanda benshi bahari rwose hanyuma njyewe urumva nasengaga nakundaga gusenga mvuga ati Imana mfasha nzave ahantu so abantu twizere yuko Imana ivuga ari ukuntu igucisha mu nzozi cyangwa ikavuga mu ijwi ni muri ubwo buryo Imana yaje yo mu ijwi mu gitondo irambwira ati mwana wanjye ngiye gutahana ndavuga se ngiye gutaha muri ubu buryo muhe buryo nta muntu abibwiye nazindutse mu gitondo ngira ngo wenda ninarotaga cyangwa nimaginaga kwa kundi umva ngo ibitekerezo byagiyeyo wenda ni ibitekerezo bije hanyuma nyuma y'iminsi 2 bya bindi biragaruka ngiye kugutahana bwa kabiri ubwa gatatu bije haza ide yo gukomvika buri munyarwanda uraho wese twivumbure ntabwo ari gutwikiriremo ni igitekerezo cyaje ntazi ngo giturutse he sinagitekerezaga na mbere hose ndagenda buri munyarwanda nka muri ya sinyare tuze guhura nka mukomveka uwo ari we wese uko nabibabwiye abanyarwanda mwari bahangahe abanyarwanda twari tugeze muri 15 ni benshi nitwivumbura ntabwo watwicira rimwe kandi nibabona turi abasore harimo abakobwa 2 bonyine nibabona twese turi abasore ntago bari buruze ngo bahita batwasa cyangwa batwicire rimwe ntibishoboka kandi baraba bahombye kuko urumva niba baratuguze baza bo bumva ko batuguze urumva nitugenda rira bari imari bahombye nta kintu bari budutware bityo rero ndabakomveka ndavuga ati mwihangane tuze kuza kwivumbura ntitujye mu kazi twese twivumburira hamwe nzana icyo gitekerezo nkibwira n'abo bantu reka mbabarire ntihagire udutenguha mureke ni mu gitondo twivumbure ntihagire umuntu ujya gukora mu kazi twarabyutse mu gitondo turagenda twanga gukora baraza baravuga ati mutajya mu magroupe yanyu gukora bimeze bite turavuga ati turashaka gutaha nta kintu gizindu dushaka n'abanyarwanda harimo n'abarundi baki bashatse kubivumburira hamwe ariko ubundi kesi ku banyarwanda cyane muri ubwo buryo uwo baratubwiye ati rero musubire mu magroupe yanyu tugiye kubyigaho tubaho umwanzuro twaravuze ati byibura akantu twakoze karagira ikintu gatanga yego ni muri ubwo buryo baragiye biga ku mwanzuro batangira kuvuga batangira no kuneka ese ninde mastermind wazanye iki gitekerezo ari bo ngewe yego ni muri ubwo buryo rero baraje baranyandikira ati tugiye kugutahana ariko ntugire undi muntu bibwira ndavuga ati se ni chance bampaye yo kugira ngo ntahendokoke abandi basigare cyangwa bagiye kunyica ningiro byibura nzabasha kuhururiza arambwira ati ntago wagenda wenyine bahita bakwica urumva atari kukubeshya none se bakubwiye kujye gutaha gute bamwe ngo tugiye kugenda kuri airport nurira indege ntahe
ariko unabitekereje neza ntabwo bibaho kubera ko nta visa yaho ufite, nta ndege wakemera kwinjiramo, nta visa, ntabwo bishoboka, kandi nta passport nibo bayifite, nta na telefone ufite. Nyira aho ngaho twe nta myenda twagiraga, ya yindi nta kimwe bigeze badusubiza, bagwaga ikabutura n'umupira, twaraga twambaye ibyo bintu making ashobore ko bimesa, kajya mu kazi, nta kundi twe tubayeho nabi. Hanyuma baramfata mu gitondo banshyira mu modoka, bampa abandi bagabo bafite n'imbunda n'iki, babahaye ikiraka cyo kunyica nkuko babitekerezaga baba nasizeyo, ariko barashaka kunyikiza kugira ngo nakomeza kuba umutwe uri kugumura abandi. Baranjyana turi mu nzira, nibwo umwe muri bo yari ari kuvuga igishinwa, aravuga ati ariko se uyu mwana ubundi tugiye kumuhora iki, numva we yahawe ikirakwa, yabonye n'amafaranga, itambyumva, itambabaza Shamayisi mushatse kuvuga iki, ngo batambaza ni Kaisho Joma wavuga igishinwa, itambabwira ati kayi, bahita bumva ndakizi, wumvishe nyizi rero bahita batangira kusa nk'abambaza se waje hano gute. Ndababwira ati nimba babwira process yose ntago ndi bubasha kubivuga nkuko mbishaka mu gishinwa, kuko meje yanjye ntago ari igishinwa, mbareke dukoresha translator kugira ngo mbashe kubyandika byose mu cyongereza. Ndabibabwira bibakora ku mutima, baravuga ati ntago twaye tubizi, ati ikintu tugiye kugukorera, tugiye kuguta ahantu Imana izagufasha, ati ariko nako turi bukwice. Urumva na amahirwe ngize, tugeze mu nzira, kuba bavuze ibintu nkabyumva, urumva ko cya gishinwa kiramfashije. Turagenda tugera aho hantu, barambwira ati vamo turagufata ifoto se nk'uryama, tugufata ifoto hanyuma tuyohereze. Ati se ko nta telefone ufite, namubwira ati nta telefone nimwe mfite, dore n'imyenda nambaye ni iyi nimbe ushobora kunyicira hano. Barambwira ati akira amafaranga, muri ya mafaranga babahembye bamayemo amafaranga makeya. Barambwira ati byibura hari umupaka w'Ubushinwa, genda paka ugezeyo uzababwira uzabasona buryo waje muri iki gihugu, byibura bazakumva. Ariko twebwe ubonye hano, twebwe twahawe ikiraka ntuzatuvuge, ati wenda uzavugira kampani yanyu, akiragenda. Icyo gihe sinzi impamvu bari babahaye passport yanjye, ariko barayibahaye, bahise banayima. Nimba bari kunyica ndeye passport bakayishyiraho bakazabonaho umurambo, ntago mbizi kuno rero biteganyije, ariko bamuhaye passport. Barambwira ati ngaho genda. Ubwo ndagenda, kumbi iyo boda ndi kubona ni mwinyeshyamba, ni mu nyeshyamba nkuko umva ngaha abantu bakabye ahantu runaka. Yego, barwanya ubutegetsi, ariko barakabye, ni ahantu habo, ni ibintu nk'ibyo. Ngiye bahita bambona abasirikare, barampamagara, ndaza, batangira gukoresha translator, barambaza uva he, ndabasobanura byose. Barambwira ati rero humura, ngwino wicare hano urye unywe, hanyuma tuzagukurikirana paka utashye. Ntangira kugira dute, ndavuga ati aba bantu bagiye kumfasha barambaza iki ko batananzi, bimeze biti. Ariko ndavuga ati ko n'ahandi ho mfiteho kujya, reka nemere. Mbanzanira ibyo kurya ndarya, banyereka ko kuryama ndaryama. Mu gitondo bibuko bakajya bambaza icyo nshaka, ndarya. Mu gitondo n'ubundi bambaza icyo nshaka, ndababwira, bakajya babizana bakangaburira. Mbona iminsi 3-4 mbona ntacyo bantwaye. Ndavuga ati se bari kungaburira neza ko muyamari bagurisha impyiko n'ibiki, kugira ngo bazangurishe meze neza, havamo amafaranga menshi, nibyo ndikikezaga. Ariko mbona bo intention yabo ntago ari iyo. Mbona umwe muri bo arambwiye ati ese wabona kuvugana ni wanyu utize telefone. Ndavuga ati abantu bari kumbwira ko navugana no mu rugo, aba bantu ni abantu beza, Imana ishobora kugiye gukoresha kugira ntahe. Mukiramo nimero ya WhatsApp, nandikira mu rugo. Mama nsanga yararwaye kubera wowe, kubera njyewe. Avuga ati se mwana wanjye yarapfuye, ntakiriho, ese katongeye kutuvugisha, ese yaba yarahuye n'ibibazo ntitubimenye, yarihebye pe. N'umuntu mama wanjye arwara diabete, naravuga ati byibura mama na stress afite ashobora kwita napfa. Nibyo natekerezaga ndaho ngaho, ariko kuko namehitamo nayo mfite. Urumva nashimuswa ngo mu kwa kabiri, amava mu kwa gatanu hafi mu mpera. Urumva ni igihe kinini. Hanyuma ndaza abo bantu baniza telefone, ndatangira ndamamagara mu rugo, ndababwira, bajya kuri ribu barareportinga, bavuga ko n'abanyarwanda bandi bariyo. Hashize iminsi mikeya hahita haza n'abandi barekuye. Ndavuga se mwebwe muvuye baza aho mwinyeshyamba. Nabo baratubwira ati ibyambayeho ko bababeshye ngo bajyanye kuri airport nibyo babayeho, ariko bari batatu, harimo umurundi umwe
n'umunyakenya umwe hamwe n'umunyarwanda. Ubwo abanyarwanda twese tuba babiri aho ngaho. Okay, turatangira turabana, barambwira ati nta kibazo ufite, ndababwira ati ntacyo. Banyitaho, batwitaho turi bane, batugaburira, bakajya duha inkoko, mbese na kwa kundi kwiheba no kugira ubona nyine tangiye gusa neza, nta kibazo. Baguha amazi yo koga, banatugurira imyenda. So tukibaza bo bafite miziye nyungu, twe tugatekereza byibura bo ibyo babazabwira ambasade zacu, bavuga ko badufashije ambasade wenda zabaha amafaranga, cyangwa bazatubwira imiryango yacu bohereza amafaranga. Ni muri ubwo buryo twe twabitekerezaga. Ariko badufasha ukwezi kwa mbere ubutabazi butaraboneka, ukwezi kwa kabiri ubwo twa tugeze mu hafi mu kwa 8. Tugeze mu kwa 8 nibwo ambasade twabashije kuganira uri mu Bushinwa mwita Agustin. Hanyuma turaganira tumubwira ikibazo twahuye nacyo, arangije avuga ngo tugiye kubashakira uburyo mwatahana. Atariko kubera ko visa yanyu yabaye expired, kuko urumva mu mazi igihe aho ngaho mu Bushinwa ntabwo bamwemerera ko mwinjira. Reka tugegeza Thailand, muce Thailand mutahe. Babwiye ambasade wa Thailand n'ibiki, tubona Thailand kuva aho twari turi kugera Thailand mu modoka ni iminsi 6. Kandi nta visa dufite, nta kuntu twagenda duca buri boda. Baravuga ati wapi ntabwo bishoboka. Inzira ishoboka ni yegereye Ubushinwa. No gusaba abashinwa babijyamo. Badiringa n'abashinwa, abashinwa baremera, baravuga ati rero kugira ngo abana bemerewe guca hano hari amafaranga mugomba gutanga kugira ngo abana behemerewe. None ambasade yatwandikira aravuga ati rero muhamagara imiryango yanyu ibohereza amafaranga runaka, hanyuma kugira ngo mubashe gucishwa mu Bushinwa. Turababwiye ngende sinivuga ko kanya. Ntabwo ati ambasade ntiwe njya kuri. Ngiye mama ntayo yabona. Amafaranga yose mwanyaka niyo mwanyaka 100 ntayafite. Ati bityo rero ikintu wowe wakora, shakira ubutabazi. Leta yacu ni leta nziza, shakira ubutabazi mbashwe kugezwa mu gihugu cyanjye, nta n'ikindi kintu cyandi mu mutwe kwari gutaha. Arambwira ati rero ubwo process igiye gutindamo, niba mwese mudafite amatike ko n'abandi bagenzi banjye nabo bose bakomereza bavuga gutyo, mwese niba mudafite amatike tugiye gushaka umushinga bita IOM ushinzwe impunzi, hanyuma abimukira, hanyuma ubashe kubazana. Hanyuma bacatana IOM dukoresha interview, turabisobanura byose, tuberekana ibimenyetso, barabyumva barabibona. Barangije batubwira ati tuzababwira nitubishyuriye itike. Umva twari twishimye aho ngaho, tuvuga ati tugiye kuza nta kibazo. Kwari mu kwa 8, bigeze nyine ku itariki 11 batweretse itike, batubwira ati twabakatishije ngamutahe. Turavuga ati finally turatashye. Ariko nanone tugasigarana badeni y'abasigayeyo. Imiryango yabo yaje kumenya ko turi aho ngaho bitewe nuko nabo bakomeza gutanga raporo kuri RIB. RIB ivuga yuko ari abantu bari muri communication na ambasade yo muri mu Bushinwa. Hanyuma abo bantu ni gute twabona nimero yabo tukababaza. Urumva nka papa w'umwana akakubaza ati se umuhungu musohora ngiye nasohotse gutya na gutya ibintu nk'ibyo. Ati se nzamubona, ati naba nkubeshye ntago mbizi, atariko hamwe n'ubufasha bwa leta wenda azaboneka. Ni muri ubwo buryo ikintu cyakurikiyeho. Ubwo ababyeyi twaginaga mbahumuriza mbereka yuko byashoboka, nanjye ntago nari nziko nahava. Hanyuma Agustin baje kutwishyurira itike, baratubwira ngo duce mu Bushinwa. Hanyuma dufata indege, basa nkaho bahererekanye. Abo basirikare baratujyanye ku mupaka, bafata nka video nka filimi berekana yuko batanze abantu. Baranasinya, Abashinwa barasinya ko badutanze. Abashinwa turakomeza tujyamo, baraducekinga buri kimwe, baduha abapolisi batujyana bari nka 4. Kugira ngo nyine ntago bemere kunyikira ahandi hantu cyangwa ko wajya ahandi hantu. Barashaka kumekinga show yuko wageze mu Rwanda. Ni mpamvu IOM n'amasezerano twasinye twavuze yuko nta handi hantu twemere kujya. Ubwo baradutegeye, tuva aho ngaho tugera mu mujyi wegereye boda bita Kuming. Ngira ngo ni mpamvu bari baranjyanye aho Kuming. Hanyuma tugeze Kuming, badutegeye indege tujyana Gwanju, tujyanye Gwanju indi tujyana Ethiopia. Ariko aho twahagiraga hose, uko mu ndege ntago abapolisi baduherekeje bagendana natwe, ariko basinyara bari imbere ko ari abantu bazanywe na IOM. Uwo bita Bineza Yasine ari we ngewe n'undi muhungu bita Yego. Hanyuma tuhagera ku kintu tugasanga icyapa kirahari, neza n'umujya muhite muca hano. Natwe tumeze nk'abasitari, abantu bari bakatwibaza bari abana ko n'abana ba ministry ni biki bimeze bite. Twumva turi abantu bakomeye.
hanyuma tugeze Gwanjo tugera Ethiopia dusanga nabyo nuko hari abantu bashyizeyo, tugeze no mu Rwanda dusanga naho hari abantu bashyizeho n'umuyobozi wa RIB arahari, hanyuma n'abashinzwe IOM nabo baraza baratuganiriza batubwira ati rero bitewe n'ibibazo muba mwaraciyemo n'akazi mwakoraga ntago mwemere kwita mujyanwa mu miryango yanyu direct. Urumva abantu bose nababwiye none ko naje kuwa mbere hari tariki 11 z'ukwa munani, ati nenabwiye ko naje kuwa mbere bahita batubwira ati rero mufate telefone zanyu muziduhe. Tubaze natwe twongeye gusubira hahandi bimeze biti. Ati muzane n'ibyangombwa byanyu passport n'ibiki. Turabwira ati se ibi ni ibyiki, ati humura no kugira ngo tubafashe ntago mwemere kwita mugenda wenda mufite toxic vibe mushaka kugenda mu muryango ntibigende neza, turashaka kugenda ahantu mu hamara iminsi hanyuma muzajyanwa mu muryango yanyu nyuma. Batujyanye Kacyiru kuri ya bitaro ngo ni gahunda ya Isange, hanyuma Isange One Stop Center. Isange One Stop Center barangije batwitaho bazana abaribu baratubaza ibibazo byose bishoboka, tutanga amakuru ashoboka, hanyuma baranadusuzuma ngo barebe ko nta kibazo dufite mu mubiri, badushyira abakansora baduganiriza babumva inkuru kugira ngo barebe ko byibura twagaruka muri muntu. Twamaze iminsi 3 IOM biratubwira ati noneho namwe mwite muza hano kuko kugira ngo twumve gahunda ese mufitiye next move mushaka gukora mu gihe ikindi. Turabwira ati twebwe ikintu twashakaga nkanjye ku giti cyanjye ndangije uwo mwaka byaba ari sawa, ariko bitari n'ibyo gusa ngewe mfite ibitekerezo byinshi nakora, ariko ikiba kibura ni ubushobozi. Siga nyine mbabwiye gutyo baratureka nyine turataha. Yego ugira gutya rero ubonana n'umubyeyi na famille. Yego byemeze gute yasi? Byari inzozi none urumva ngeze naho ngaho muri Isange One Stop Center batwatse telefone, uwo twavuganaga byahise bihagariraho amaze iminsi 3 nta koru nta. Ubwo mama yese yibaza ati se ku mwana yanyanikiye ko ageze ku kibuga cy'indege Kanombe yari yaje kumfata n'abandi ko twamubuze. Mama rero uko nasanze yari yagiye kurega kuri RIB none ko umwana none yarageze ku kibuga cy'indege bamushimutiye mu Rwanda. Yego ariko baramusobanurira mu gatarandi yagiye bagishimo umuhumura ni ibintu bagiye kubakorera bazagaruka vuba. Mubonye rero urabyumva rukumbuzi uko mutazongera kubona. Nzi ko mutazongera kubona numvaga nge nzapfa, hanyuma n'abandi n'inshuti n'abavandimwe bose ndavuga ati Imana ushimwe. Ibyo kwiga se ibyo kwiga urumva byahagarikiye aho ngaho kuko tuje vuba. Kwiga icyo gihe nari na suspense mvuga ati uwo mwaka umwe nzawurangiza, ariko bitari ibyo nyine ngewe kuri nge navugaga ati kuko mbere nacuzaga amatelefone nkuko nabikubwiye wa muntu arandya, ariko mbere yuko amboroka nawe yarabyumvaga ko noheje telefone nziza n'ama iPhone meza n'ama Pixel, Google Pixel na Samsung. None byibura iyo wohereje Samsung nziza ntabwo ubura abantu. Yego nibyo rero nahise nzana iyo idea. Nzanye iyo idea hari umu uncle twavuganye wo mu rugo arambwira ati se ni iki kintu nagufasha. Ndamubwira ati ngewe nshakene kabara gashoro gake nkagura dufone 2 3 kaya byongera sibyo nkakora. Yego arangira arambwira ati nta kibazo none wowe kugira ndebe ko ibyo bintu uri kumbwira ari byo ngura imwe niba bari yawe tunemere kihagira kuko mu Rwanda. Ngura iPhone 12 Pro Max ndayimuzanira tujya no gushaka umukiriya ara mu mujyi aramubona aranayishyura aravuga ati ibi bintu nta kibazo biramutse bibonye ubushobozi byashyigikirwa. Ubwo arambwira ati naramukabonye ubushobozi azambwira, ariko nari namweretse ko ibintu byose biri ku murongo. Hanyuma arambwira ati uzajye gufunguza nuza muri RDB iyo business ndagenda. Umunsi nibyo ukora se? Yego nibyo naye ntagiye gukora, ariko ntegereje ko yongeramo igishoro kubera ko izo telefone yifuzaga gucuruza imwe tuvuge niba ngo iPhone 12 Pro Max nagiri bujye munsi y'ibihumbi 500. Urumva rero nimba we yabaraga nk'abantu bo mu cyaro babizi ari jya bavuga ati nimuha miliyoni ndabamuremeye kandi miliyoni iri mu telefone ebyiri. Ngo iburyo uzishyuye setara mu mujyi ukishyura imisoro n'ibiki ucuruza telefone ebyiri. Ubu ukora iki se?
nizo telefone ariko ngenda cyakora online ucuruza kamwe gutyo kamwe ariko mbwira wa mutipe wahaye amafaranga mwaje kongera kubonana ntiwagiye kumureba oya kuki utagiye kumureba mu bwite do uri kuvuga wo mu Bushinwa wohereje telefone hano mu Rwanda aha okay naje kuza kumubaririza barambwira ngo sinzi ibidega yakoze ahongera Uganda ego ubwo rero sinzi ubwo nzamuripotinga ariko ngira ngo no John Lavoie utujyana mu Bushinwa utujyana mu Bushinwa nasize urumva muri case agomba kuba arimo uburyo ageze mu Bushinwa akajya mu Myanmar bimeze bite case nasanze muri John Lavoie afite ibindi birego ni byinshi abana barira nibo ni benshi kweretse ama voice note banyohereza bavuga ati noneho wageze mu Rwanda tuvuganire John Lavoie twabuze n'itike yo gutaha umuntu w'umukobwa kagenda ari umukristo niki hari yabonye ko amafaranga abuze kandi abona atagaruka mu Rwanda nta kandi kazi nawe urabyumva uri umukobwa yego ukajya mu buraya umukobwa witondaga nyine nagahinda John Lavoie yateje abantu John Lavoie sinzi aracyari hano muri Kigali se we nakubwiye ngo aba mu Bushinwa ariko afite office Kimironko yego aba mu Bushinwa hanyuma none iyo yamaze kugukorera deal irangiye aranagupostinga njyewe na mama n'abashuti banjye rwose ni foto yiri icyariyo kuri Instagram ye muri ku kibuga cy'indege tuki ku cy'indege ari nawe udufotoye none anandika munsi aravuga ati nimba utabyizera bazaba abantu kandi ntiyabaha nimero yabo kugira ngo byibura nk'umuntu uje wenjo ntago John Lavoie yamuha nimero yanjye kuko azi ko nahita mubwiza ukuri warakureka pa kuhageze ibindi ukimenya nizo mbogamizi nahuye nazo ariko n'Imana umugome cyane arakabaza ku matsiko mfite iyo mwagiraga gutya muga chattinga n'abantu mubasikaminga ntibagiraga amatsiko ko bahamagara ngo bumve ijwi ryanyu yego bobo baba barazanye abamodo babita ngo n'abamodo baba barakuye mu Burusiya muri Ukraine abakobwa beza cyane abo bakobwa rero nibo ukoresha muri video call nibo bakwitabira icyo ubushaka no kugira ngo umuntu ahita kwizera ako kanya iyo bamaze kwitaba bahita bigendera wowe ugakomeza akazi noneho abazi ko ari wa wundi bamaze kwitaba mu kanya so aho rero niho bagusikama neza amafaranga yawe yose bakayamara reka dusoze yego isomo rikomeye kuye muri bino bintu ni irihe isomo rikomeye nakuyemo nabonye ko nta mvura idahita nta kibazo cyo cyose wahura nacyo ngo ntikigire iherezo urumva so Imana ibizi ibyo tunyuramo n'impamvu yabyo ko wenda ushobora kuba ishuri ukigisha abandi yego ikindi no gukomera cyagiye umvise mu Gishinwa bavuga ko bagiye kukwica aho kugira ngo ujyanwe ku kibuga cy'indege kuko ntibyashoboka yego wumva iryo jambo ntiwaruzi niba bari bakugirira imbabazi kuko bari bahaye amafaranga mu mutima mbere kubasubiza no kugira ngo ubereke ko wumvise ibyo bavuga wumvise umeze gute wegereje urupfu yego cyambere narikanze ariko wibuke yuko nibukaga ryajwe nari nakubwiyeho nari ndyamye ryajwe n'iryo ryanyerekaga yuko ubundi iyo ngiye ikintu kiri bumbeho yari kibi umutima urandya ariko iyo numva mu mutima mfite amahoro nubwo ibyo bintu abantu bari kunyereka ko byacitse njyewe nyine ntago mbura amahoro mu mutima nabuze rero nta mahoro nigeze mbura nahise mbabaza Kamuri ndababwira ati ese mu kwera iki wayi gutyo turakomeza turavugana ndabasobanurira gutyo yego komera cyane komera cyane hari umunyarwanda uri kutwumva muri kano kanya wifuza kuba yabona nimero zawe cyangwa n'undi muntu wifuza kuba yabona nimero zawe ariko mureke twakira Habineza Yasini mu muryango wa Inkuru Yanjye ku muntu mwifuza kumugisha inama y'imugire ariko no kwifuza kumugira inama y'uburyo yabaho ashobora gutangira ubuzima niba ushobora no kuba wamufasha muri ubwo buzima mu rugendo rw'ubu buzima atangiye bwo kubaho adafite icyo kibazo iyo burden w'umutwaro umva agomba kubona Bruce akajya kwiga birapfa ajya mu Bushinwa birapfa akazi ntako imyaka niko igenda yisunika yego of course ubuzima usanga bugenda bubiha yego uwifuza kuba yafasha uyu muvandimwe ariko bitari mu buryo bwo
kumusikama nanone yego uze kubikora urebe Yasine hari ikibazo tubikoze gutya yego tugatanga nimero de telefone zawe nta kibazo rwose turi mu muryango mugari umuhuza kumva yifuza kuremera uyu musore wacu wabugize neza vuga nimero telefone yawe ni 078 23 08 26 yego ariko iyo nimero ikunze gukora kuri WhatsApp ariko hari n'indi mfite kuko nageze hano nkora swap hari indi ifite ya 079 35 8 079 35 98 455 iyo niyo nimero ya Yasine ntabwo tukongera kuvuga ibintu byinshi Imana ibarinde ibakomeze nitwa Rweme Babazi yitwa Habineza Yasine niyo twaganiriye urugendo ruteye ubwoba wumvise ibyo yaciyemo nta kindi Yasine wakoze kubana natwe mu kiganiro yanjye nanjye murakoze ndabakunda cyane murakoze murakoze inkuru ya